Hari inkuru zimwe wumva ugatekereza ko ari inkuru ya filime cyangwa ari ibindi abantu bakinnye, ariko nyuma wareba neza ugasanga ni ibintu byabaye muri ubu buzima busanzwe, ubuzima tubamo bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru y'umugabo n'umugore babanaga nk'abandi bose bisanzwe, abaturanyi bakabona ko ari umuryango usanzwe ubanye neza, bitewe n'uburyo bari babanye nta muntu wari gutekereza ko urugo rwabo rimwe rushobora kuzumvikanamo inkuru y'akababaro, inkuru idasanzwe, inkuru yashoboraga guca igikuba mu karere kose ndetse hafi mu gihugu hose. Uti byagenze gute? Umugabo yagiranye amakimbirane n'umugore we aramuniga. Icyarenze kuri ibyo nuko yafashe umubiri wa nyakwigendera akawuzingazingira mu mufuka akajya kuwuhisha mu ifuru ikora imigati. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru idasanzwe, ariko reka tunyure muri uru rubanza rwose rwabaye. Niba utarakora subscribe, ni umwanya mwiza kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ukore share, like ndetse ntutinye no gutanga igitekerezo, icyifuzo cyawe cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Nguhaye ikaze. Nari maze kubikomozaho, reka tugaruke ku rubanza rwabaye. Ni urubanza rwafashwe nk'amateka rudasanzwe ndetse n'uyu munsi rukibukwa, rukiri mu mitwe y'abantu benshi cyane. Abandi bagize ubwoba bitewe n'ibyavuyemo, kubera ko umugabo yishe umugore we babanaga mu nzu, aramwica amunize, amuzingazingira mu mufuka ajya kumuhisha mu ifuru. Haciyemo iminsi abaturage baza kubimenya ndetse byatewe n'umunuko. Reka twinjire muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare hari umuryango wabagamo umugabo n'umugore bari bamaze igihe babana nk'abandi bose. Nk'izindi ngo nyinshi rero, ubuzima bwabo bwari bugizwe n'imirimo ya buri munsi: kuganira n'abaturanyi, kubaka ejo hazaza, kubaka urugo, gushaka ubuzima ndetse n'ibindi bisanzwe. Ariko rero nubwo inyuma byasaga naho byose ari byiza, mu by'ukuri hari amakimbirane yari amaze igihe agaragara muri urwo rugo rwabo. Abaturanyi bamwe bavugaga ko akenshi bumvaga uwo mugabo ndetse n'umugore we bajya impaka mu magambo, bagaterana amagambo akomeye cyane. Hari n'abavuga ko rero ngo batangiye kubona ko mu rugo rwabo koko hari harimo ikibazo cyashoboraga kuzaba kibi mu minsi iri imbere. Ariko nanone nta muntu wari witeze ko ayo makimbirane yashoboraga kuzavamo ibyago bikomeye cyane nk'ibyo ngibyo byavuyemo. Umunsi rero ibyo byose bihinduka. Byagenze gute? Hari mu ijoro, umugoroba umwe, ibintu byaje guhinduka mu buryo bukomeye. Mu ijoro bigeze hafi mu saa 5 z'ijoro, umugabo n'umugore we bari bongeye kugirana amakimbirane mu rugo rwabo nk'uko byari bimaze kumenyerwa. Icyatangiye rero ari amagambo n'impaka cyaje gukurura uburakari bukomeye, umujinya mwinshi. Mu kanya gato ibintu byaje gufata indi ntera. Mu burakari bwinshi, wa mugabo yaje gufata umugore we aramuniga koko akoresheje amaboko ye. Nta muntu wari uri hafi aho kugira ngo atabare. Mu gihe gito birumvikana umugore yahise apfa. Icyo gihe rero nibwo umugabo yatangiye kubona uburemere bw'ibyo yari amaze gukora, abona ko amaze gukora icyaha gikomeye, atangira kubona uburemere bw'ibyo akoze. Niko gutekereza, areba hirya no hino ashaka icyo yakora. Nyuma rero nibwo yaje kwigira inama yo guhisha ibyabaye. Nyuma rero yo kubona umugore we atakiri mu buzima, yashizemo umwuka, uwo mugabo ntabwo yahise asaba ubufasha wenda cyangwa ngo ashyikize inzego z'umutekano zimwegereye. Oya, ahubwo yaje gufata icyemezo cyo kugerageza guhisha icyaha yakoze. Yafashe wa murambo wa nyakwigendera umugore we babanaga, awushyira mu mufuka uyu usanzwe ujyamo ibiribwa. Nyuma rero yafashe wa mufuka yashyizemo umurambo wa nyakwigendera, awujyana mu gikari cy'urugo rwabo aho babaga. Aho mu gikari rero hakaba hari ifuru bakoreshaga batekamo imigati. Aho ngaho wa mugabo rero yaje gufata wa murambo awushyira muri iyo furu, hanyuma awutwikira, hanyuma hejuru arenzaho inkwi nyinshi ndetse n'itaka kugira ngo wa murambo utazagaragara. Ibyo yabikoraga byose mu rwego rwo guhisha icyaha yakoze, yibwira ko bitazamenyekana. Nyuma y'ibyo rero birumvikana ko yagerageje gukomeza ubuzima bwe nk'ibisanzwe nkaho nta kintu cyabaye, ariko ukuri ntabwo guhishwa igihe kirekire. Kuratinda ariko ntabwo guhera. Uribaza rero ngo byaje kumenyekana bite? Iyi nkuru yaje kumenyekana ite? Hashize iminsi, igihe kigera ku cyumweru, umunsi umwe hari ku manywa, abaturage batuye aho hafi bari batangiye kujya bumva umunuko ugenda uza buhoro buhoro, ariko bigeraho noneho haza umunuko ukomeye cyane udasanzwe. Abaturage bakibaza, se uyu munuko uri kuva he? Ni imyanda? Ni ibiki? Babanza kwibaza aho uva. Uwo munuko wari ukomeye cyane, wari wa munuko uremereye cyane ku buryo abantu batangiye gushakisha aho biri guturuka, babishyizeho umutima koko, kubera ko byari bibangamye cyane. Mu gukurikirana neza baje gusanga uwo munuko uri guturuka mu gikari cy'urugo rwa wa mugabo.
hamwe habereye cya cyaha n'ubundi. Bivuga ko hashize icyumweru ibyo bibaye. Abaturage rero barahageze bareba neza, baza gusanga koko hari umurambo w'umuntu wari umaze kwangirika cyane. Urumva yaciyemo icyumweru umurambo we warangiritse bishoboka. Icyo gihe rero nibwo abantu bose bahise bamenya ibyabaye, basanga koko habaye icyaha gikomeye cyane. Inzego z'umutekano birumvikana zaritabajwe, nazo ziratabara zirahagera. Icyakurikiyeho rero byari gutangira iperereza, bakamenya ngo byagenze bite, ese uyu ninde, no kugira ngo bafate wa mugabo uregwa. Nyuma y'uko babonye rero ibyo bimenyetso, iperereza ryahise ritangira birumvikana. Abashinzwe umutekano batangiye kugenda bakusanya amakuru yose yashobokaga kugira ngo bamenye uwaba yarakoze icyo cyaha. Iperereza birumvikana ko ryaje kwerekana ko nyiri urwo rugo, wa mugabo ari ukekwaho gukora ubwo bwicanyi, yahise afatwa maze ashyikirizwa inzego z'ubutabera kugira ngo akurikiranwe. Ubundi biramenyerewe ko mu rugo iyo hagize ugira ikibazo, umugore cyangwa umugabo ari we ubibazwa. Nk'umugabo we rero bararanaga, niwe wa mbere wagombaga kubazwa iby'urwo rupfu. Birumvikana rero niyo mpamvu yaje gufatwa, atabwa muri yombi, ashyikirizwa inzego z'ubutabera kugira ngo akurikiranwe. Nyuma y'ibyo rero birumvikana ko rero ibyo ngibyo byageze mu butabera, urubanza ruratangira. Mu rubanza rero yaje kuburanishwa n'urukiko mu gace aricyo cyaha cyabereye. Birumvikana ko bagiye kumuburanishiriza neza aho icyaha cyabereye, aho ngaho mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage benshi bari baje, bamwe bafite agahinda, intimba, umubabaro, abandi batumva neza ibyabaye, abandi bavuga bati reka koko njye kwirebera numve koko ibyo bavuga niba ari byo. Ndetse n'abatangabuhamya bari aho ngaho birumvikana kugira ngo batange amakuru. Abaturage rero bari baje ari benshi cyane, baje gukurikira urwo rubanza kugira ngo bumve neza koko ko ibintu byagenze, ndetse n'icyemezo urukiko ruza kumufatira birumvikana. Mu rubanza rero ubushinjacyaha bwasobanuye ko icyaha cyakozwe ndetse n'ibimenyetso byari bihari. Nyuma rero urukiko rwaje gusesengura uko ubwicanyi bwakozwe, ko umurambo wahishwe, ndetse n'ibimenyetso byagaragaye. Nyuma yo gusuzuma rero ibyo byose, urukiko rwemeje ko icyaha cyakozwe koko. Icyemezo cy'urukiko, icyo gihe urukiko rwasanze uregwa yarakoze icyaha cy'ubwicanyi. Ibyo kandi birasanzwe. Amategeko y'u Rwanda, ubwicanyi bushobora guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Nicyo gihano urukiko rwafashe rumukatira igifungo cya burundu. Ibi bivuze ko rero uyu mugabo azamara ubuzima bwe bwose muri gereza. Reka ariko twitse gatoya ku bijyanye n'uburyo urubanza rwagenze mu rukiko. Ku munsi urubanza rwaburanishirijwe aho icyaha cyabereye n'ubundi, ibyo twe twabikomojeho. Abaturage benshi bari baje, bamwe baturutse mu mudugudu uri hirya aho, uturere twari hafi aho ngaho. Abari baje rero bateraniye aho iburanisha ryabereye. Intego yo kuburanisha urubanza ndetse by'umwihariko kujya kuburanishiriza aho icyaha cyabereye, ni ukugira ngo abaturage bumve neza uko icyaha cyakozwe, ingaruka zacyo, ndetse n'uburyo amategeko ahana uwagikoze. Abantu benshi rero bari bafite amatsiko menshi cyane kubera ko ibyabaye byari byateye ubwoba muri ako gace. Mu iburanisha rero umushinjacyaha yatangiye asobanura mu buryo burambuye ko iperereza ryakozwe ndetse n'ibimenyetso icyo byagaragaje. Yavuze ko iperereza ryagaragaje ko mu ijoro ryo ku itariki ya 14 Nzeri 2021 mu ma saa 5 z'ijoro uregwa yagiranye amakimbirane n'umugore we mu rugo rwabo. Ubushinjacyaha bwavuze ko ayo makimbirane yaje gukomera kugeza aho rero uregwa yafashe umugore we akamuniga kugeza apfuye. Nyuma yo kumwica, ubushinjacyaha bwasobanuye ko uregwa ngo yafashe umurambo awushyira mu mufuka, hanyuma arawujyana mu gikari cy'urugo. Aho mu gikari rero hari ifuru bakoreshaga batekamo imigati. Ubushinjacyaha bwavuze ko umurambo wajugunywe muri iyo furu maze utwikirizwa inkwi ndetse n'itaka kugira ngo hatagira uwubona. Umushinjacyaha yakomeje avuga ko ibi byagaragazaga ko uregwa yagerageje guhisha ibimenyetso by'icyaha yari yakoze. Ubushinjacyaha bwongeye gusobanura ko umurambo waje kuboneka nyuma y'iminsi 7 ubwo abaturage batangiraga kumva umunuko ukomeye udasanzwe wari uri kumvikana aho muri ako gace. Abaturage baje gukurikirana uwo munuko kugeza aho bamenyeye ko uturuka mu gikari cy'urwo rugo rw'uregwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibi byose ari ibimenyetso bihamya ko uregwa yakoze icyaha cy'ubwicanyi, bityo rero bwasabye urukiko kumuhamya icyaha ndetse no kumuha igihano giteganywa mu mategeko. Ku ruhande rw'uregwa nawe yarisobanuye, hari icyo yavuze muri iryo buranisha. Igihe cyo kwiregura rero kigeze, uregwa yemeye ko habaye amakimbirane hagati ye n'umugore we. Yavuze ko mu ijoro ryabayeho ayo makimbirane bari batangiye gutongana bikomeye. Yavuze ko ibintu byaje gukomera cyane rero
kugeza aho bagerageje no kurwana. Uregwa yavuze ko mu gihe cy'ubwo bushyamirane ngo aribwo yafashe umugore we mu ijosi. Yavuze ko ibyo byabaye mu burakari bukomeye cyane yari afite n'umujinya mwinshi, yongeyeho ko nyuma yo kubona ko umugore we amaze gupfa aribwo yaje kugira ubwoba bwinshi. Uregwa rero yabwiye urukiko ko ubwoba aribwo bwatumye afata icyemezo cyo guhisha umurambo aho kuwishyikiriza inzego z'umutekano. Yavuze ko icyo gihe ngo atatekerezaga neza kubera ubwoba n'ihungabana yari afite. Yasabye urukiko kumugirira imbabazi, avuga ko atari afite umugambi wo kwica umugore we mbere. Ibyo rero nibyo yavuze yiregura. Ku rundi ruhande hari n'ibyavuzwe n'abatangabuhamya. Hari abatangabuhamya barimo abaturage batuye hafi aho basobanurira urukiko ko ibyo babonye n'ibyo bumvise. Bamwe bavuze ko rero uwo muryango ngo wari usanzwe n'ubundi urangwamo amakimbirane. Abaturanyi bavuze ko akenshi bajyaga bumva uwo mugabo n'umugore bajya impaka mu rugo rwabo. Hari n'undi mutangabuhamya wavuze ko nyuma y'iminsi mike uwo mugore abuze, abaturage ngo batangiye kumva umunuko ukomeye cyane uturutse mu gikari cy'urugo rwabo. Yavuze ko rero abaturage bagiye kureba aho umunuko uturuka aribwo babonye umurambo wari umaze kwangirika cyane. Abatangabuhamya bagiye bavuga ko rero ibyo babonye byabateye ubwoba ndetse n'agahinda gakomeye. Ibyo nibyo batangaje mu iburanisha. Nyuma rero yo kumva ibisobanuro by'ubushinjacyaha, ibyavuzwe n'uregwa ndetse n'ubuhamya bw'abatangabuhamya, urukiko rwasesenguye neza ibimenyetso byose. Nyuma rero urukiko rwaje gusangwa koko uregwa yarakoze icyaha cy'ubwicanyi, yakoze igikorwa cyo guhisha umurambo, kandi ibyo byose byerekana ko yari azi uburemere bw'icyaha yakoze. Niyo mpamvu urukiko rwemeje ko icyaha cyakozwe ku bushake hashingiye ku mategeko y'u Rwanda ahana icyaha cy'ubwicanyi. Urukiko rwafashe icyemezo cyo gukatira uregwa igihano cy'igifungo cya burundu. Nyuma y'icyo cyemezo rero cy'urukiko, abaturage benshi bari bakurikiye urubanza bavuze ko bishimiye ko ubutabera bwakoze akazi kabwo. Bavuze ko ibyabaye byari byarabateye ubwoba cyane, ariko nanone urubanza rwabafashije gusobanukirwa neza ingaruka z'ubwicanyi n'amakimbirane yo mu miryango. Abayobozi b'aho hantu rero nabo baje gusaba abaturage kwirinda amakimbirane, cyane cyane amakimbirane akomeye yo mu ngo, bagashaka inzira z'amahoro z'uburyo bakemuramo ibyo bibazo. Ni inkuru rero navuga yatangajwe na NPPA ndetse igaragara no ku rubuga rwabo. Ibyavuye muri uru rubanza rero bigaragaza ko uburakari, amakimbirane, guhorana intonganya mu muryango bishobora kuvamo ibyago bikomeye cyane kandi bikagira ingaruka ku muntu uwo ari we wese, guhera ku wakoze icyaha, abana, abaturanyi ndetse n'abantu. Kuko akenshi ibintu bitangira mu magambo, amakimbirane ukabona ni mato ariko bikageraho umuntu abura kwihangana. Ibyo rero bikaba byavamo ibyaha bikomeye cyane bishobora no kwangiza, bikagira n'ingaruka ku buzima bw'abantu benshi, abantu batari bake. Iyi ni imwe mu nkuru yerekana ko icyemezo gifashwe mu kanya gato gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu burundu, bugahinduka bukaba ubundi bundi. Niba ushaka rero kumva izindi nkuru nk'izi z'imanza zagiye zibaho koko zifite n'amasomo akomeye cyane, komeza udukurikire. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kanda kuri subscribe kandi usangiza abandi iyi nkuru, kore share, like ndetse ntutinye no kuduha icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Murakoze cyane, reka tuze gusubira mu zindi nkuru.